Ibi ngibi uraza kumva bitandukanye nuko benshi babitekereza. Ubugwaneza si kimwe no kuba mwiza. Kindness and nice person. Hari abavuga ko kuba mwiza ari ukwitwara neza ku rwego rwo hejuru gusa, mu gihe ubugwaneza ari ukwita ku bandi by'ukuri ndetse no ku mutima. Ese ibyo ni ukuri? Reka turebe itandukaniro riri hagati yabyo. Ndabasubije kandi baha ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life. Ni mu gace kacyo tubagezaho buri wa mbere w'icyumweru, tukagaruka ku bijyanye n'iterambere rya muntu, personal growth. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe itandukaniro riri hagati yo kuba mwiza ndetse n'ubugwaneza, kindness and nice person. Umuntu mwiza ndetse n'umuntu ugwa neza, ese baba batandukaniye? Iyi ni Muhire Psychiater. Nizere ko amaze gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Nanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresse tuba twashyize muri description. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Njye ndi Muhire Psychologist. Mbere ko twinjiramo, turarebera hamwe kuba mwiza, niceness, ndetse n'ubugwaneza, kindness. Tureba ingaruka ku buzima bwo mu mutwe, ubwenge ndetse n'amarangamutima. Turareba kandi uko wakuza ubugwaneza. Turareba kandi nimba uri wa muntu ubona ko nta nshuti ufite, turareba icyo wakora. Turareba n'iby'ingenzi byo kwibuka. Iby'ingenzi ukwiye kuzirikana mbere yuko twinjira mu kiganiro, ukwiye kumenya neza ko ubugwaneza buturuka ku kwita ku mibereho y'abandi by'ukuri, mu gihe kuba mwiza, nice, akenshi biba ari imyitwarire yo kugaragaza cyangwa se kugaragara nk'umuntu ufite ikinyabupfura gusa. Ubwenge kandi bw'amarangamutima, emotional intelligence, ukwiye kumenya ko bugufasha gutandukanya kuba mwiza ndetse no kugira ubugwaneza. Kandi kugira ubugwaneza byongera icyizere ndetse n'umubano mwiza kurusha kuba mwiza ku isura gusa. Ushobora kwibaza utese koko umuntu ashobora kugira ubugwaneza ariko atari mwiza? Byose turaza kubibona. Reka tubanze turebere hamwe itandukaniro riri hagati yo kuba mwiza ndetse no kugira ubugwaneza. Ese wowe uri mwiza, nice, cyangwa ugira ubugwaneza? Nk'uko Dr. Cynthia Vigil, impuguke mu by'ubujyanama bushingiye ku mitekerereze abivuga, kuba mwiza ni igipimisho cyo hanze mu buryo wifatanya n'isi n'abandi, mu gihe ubugwaneza bwo buva imbere mu mutima ku rwego rwimbitse kurushaho. Dr. Cynthia yibaza ikibazo kigira kiti, ese uri umuntu ukora ibyiza bifitiye abandi akamaro? Ese ugira impuhwe? Ese uri umuntu witanga ku bw'abandi? Dr. Maury Barrett, inzobere mu by'imitekerereze, we avuga ko itandukaniro rishingiye ku mpamvu ndetse n'icyo umuntu agamije. Kuba mwiza kenshi bishingiye ku buryo abandi bakubona hanze, external focus, mu gihe ubugwaneza bwo bushingira ku ntego yo mu mutima ndetse n'impamvu y'igikorwa, internal focus. Yongeraho ko hari igihe igikorwa kiba gifite ubugwaneza ariko kikaba kigaragara nk'icyiza, nice. Urugero, gusoza umubano mu buryo busobanutse kandi butaziguye, igihe uzi neza ko warangiye, bishobora kubabaza ariko ni ubugwaneza kuko birinda undi kubeshywa cyangwa se guhabwa icyizere kitari cyo. Reka turebere hamwe ingero z'ubugwaneza ndetse no kuba mwiza. Mu buzima bwa buri munsi hari ibikorwa bito by'ubugwaneza bihindura umunsi w'umuntu. Kuvuga ijambo ryo guhumuriza, gutegurira umubyeyi uherutse kubyara ukamutegurira amafunguro, gufasha umuntu utazi, ibyo ni ibikorwa by'ubugwaneza by'umunsi ku munsi. Ibyo byose ni ibikorwa bito ariko bifite umutima. Ku rundi ruhande, kuba mwiza, nice, bishobora kuba nk'igihe umuntu akubajije niba umusatsi we umeze nabi, kandi koko umeze nabi, ariko ukavuga uti ni mwiza cyane, ukabimubwira gusa kugira ngo utamubabaza. Gusa ubugwaneza bwavuga buti, si wo musatsi mwiza kurusha indi wigeze kugira, ariko uzakura
kandi uri mwiza ku buryo ukwiriye. Dore ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'ubwenge bw'amarangamutima. Hari isano ikomeye iri hagati y'ubugwaneza ndetse n'ubwenge bw'amarangamutima, emotional intelligence. Umuntu ufite emotional intelligence yo hejuru ashobora kumenya igihe umuntu ari mwiza ku isura gusa cyangwa se nyine akaba afite ubugwaneza. Ashobora kandi guhitamo kugira ubugwaneza ndetse n'iyo byaba bigoye. Ashobora kandi kugenzura amarangamutima ye ndetse no kuvugana neza n'abandi. Ubumenyi bugera kuri 5 bw'ingenzi butuma umuntu agira emotional intelligence, ubumenyi bushingiye ku marangamutima. Harimo kwiga kumenya amarangamutima yawe, harimo kuyagenzura, harimo kugira intego ndetse n'umuhate, hakabamo kugira impuhwe, hakabamo no kubaka ndetse no kubungabunga umubano wawe n'abandi. Dore uruhare rw'ubugwaneza ku mibanire tugirana n'abandi. Kumenya neza ndetse no kugerageza cyangwa se kugaragaza ubugwaneza bigira uruhare runini mu gutsinda kw'imibanire, cyane cyane mu rukundo ndetse no mu muryango. Iyo umwe mu bashakanye atagaragarijwe ubugwaneza, bishobora gutera kutizerana, amakimbirane, kwibwira ko undi ari umunyabinyoma cyangwa se kwiyoberanya. Hari abantu babona umuntu mwiza, nice person, ariko bakamubona ko atagira ubugwaneza, bagahita batekereza ko abantu bose beza ari indyarya, kandi siko buri gihe biba bimeze. Kuba mwiza bishobora gukoreshwa mu kubeshya ndetse no kugenzura abandi. Hari igihe kuba mwiza, niceness, bishobora gukoreshwa nk'intwaro yo kugenzura abandi. Urugero, mu muryango nyarwanda cyangwa mu kazi, umuntu uri ku rwego rwo hejuru ashobora kwitwara nk'umuntu mwiza mu magambo, ariko mu by'ukuri agafata ibyemezo bibangamira abandi. Iyo abo abangamira bagerageje kwigaragaza cyangwa se kwitwara mu buryo butari bwiza, bashobora gushyirwa mu majwi ko batagira ikinyabupfura. Ibi ngibi byose bishobora kugaragara cyane ku bantu bari mu byiciro bikunze gusuzugurwa, nk'abagore, abafite ubumuga cyangwa se abakiri bato, aho basabwa kuba beza kugira ngo bahabwe agaciro. Dore uko wakuza ubugwaneza ndetse no kubimenya ku bandi. Kugira ubugwaneza bitangirira ku kwisuzuma, self reflection, ndetse no kwimenya, mindfulness. Uburyo bwo kubikora neza, fata umwanya utekereze ku marangamutima yawe ya buri munsi. Wibaza uti, umunsi nari gukora iki mu buryo bwiza kurushaho? Andika mu ikayi yawe ibyo ushyiramo ibintu bya buri munsi, ibikubabaje cyangwa se byagushimishije. Ufate iminota 5 wicecekeye utekereza ku buzima bwawe. Jya gutembera mu bidukikije, nabyo bishobora kugufasha cyane kwa kwimenya ndetse no kwigenzura. Iyo wiyizi kandi ukamenya neza uko wiyumva, biroroha cyane kugira ubugwaneza ku bandi. Nk'uko umugani ubivuga ngo, fata abandi uko nawe wifuza gufatwa. Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life. Mu gice cyacyo tubagezaho iby'iterambere rya muntu, personal development. Nimba wakunze iki gice, kora like, ukore subscribe nimba utarayikora, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose tubategurira. Ntanabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'imitekerereze ya muntu. Ubaye ukeneye kuvugana n'umutherapist, watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri address tuba twashyize muri description. Jye nari Muhire, naho utamukira ikiganiro. Ciao ciao.